Yes, turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Nitwe kampani ya mbere ikugezaho imitungo itimukanwa myiza yizewe kandi ku giciro cyiza hano mu Rwanda. Niyo mpamvu tukubwira tuti nyabuneka twegere tugufashe kugura inzu zidafite ibibazo cyangwa se ibibanza, ari nako kandi tugufasha kukugurishiriza tukakubonera umukiriya ndetse mu gihe gitoya. Si ibyo gusa kubera ko tubasha no kukubakira amazu meza tukayakubakira ku giciro cyiza kandi mu buryo bwiza, ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, twafasha kuyibyaza umusaruro. Komeza rero kandi kanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mukomeje kubibona ku screen yanyu, murabona iyi nzu ni inzu nziza cyane, ni inzu turi kugurisha amafaranga make cyane ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije n'aho iri, kubera ko iyi nzu irahendutse cyane. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Iyi nzu iri hano ku Gisozi munsi ya IRK mu ruhande rura mu mujyi, ngira ngo mwagiye mureba view y'umujyi twagiye tuyibereka cyane rwose, mwayiboneye. Iyi nzu rero ikaba ari inzu iri hano munsi ya IRK. Ujya ushobora guca ku muhanda wo munsi ya IRK ujya aho bita ku marembo ya kabiri ya IRK, ushobora guca ku gasoko ka Ruhango ukahagera, ushobora kuzamukira mu ikorosi ry'aho bita kwa Gakire hariya mbere y'uko ugera ku rwibutso uzamukiye ku Kinamba, ushobora kuzamukira mu Gakinjiro ukagera kuri iyi nzu, ushobora gutambikira Bertoire, hari imihanda ibiri, hari urimo kaburimbo ushobora kuza ukahakugeza, hari undi nawe urimo ibimene bya kaburimbo haruguru ugana ku murenge wa Gisozi, nawe wawutambika ukahakugeza. Si uwo wonyine kandi hari n'undi muhanda nanone umanukiraho bita ku kibanza cya Muzehe hariya haruguru ya IRK, nawo waza ukakugeza kuri iyi nzu. Iyi nzu rero urumva yuko ifite mbese accessibility ku buryo kuhagera byoroshye cyane. Akaba ari inzu rero igabanyijemo ibice bibiri, Iyi nzu igice cya mbere kikaba gifite ibyumba bibiri binini na douche na toilette ebyiri na salon na cuisine, ndetse icyo gice kikagira parikingi yacyo y'imodoka na jardin yacyo, cash power yacyo y'umuriro na konteri yacyo y'amazi. Iki gice kikaba gikodeshwa amafaranga 300,000 nta bikoresho birimo, uretse gusa ibyo byumba bibiri birimo garde-robe nk'uko muzibona, birimo utubati tw'imyenda ndetse na cuisine birumvikana, n'inkoni z'amarido byense kugira ngo batazajya bayitobora. Bivuze ngo iki gice gikodeshwa amafaranga 300,000. Ikindi gice rero cya kabiri kikaba kigizwe nacyo n'icyumba kimwe na douche na toilette imwe na salon na cuisine nziza iri moderne. Hanyuma icyo gice nacyo kikagira parking yacyo na jardin yacyo, ndetse kikagira cash power yacyo na konteri yacyo y'amazi. Icyo gice nacyo kigakodeshwa amafaranga 200,000 ku kwezi. Byumvikane ko buri nzu yose uko ari ebyiri ifite umwihariko wayo cyangwa se ifite privacy ku buryo nta hantu umuntu ahurira n'undi. Iyi nzu yose rero byumvikane ko yinjiza amafaranga 500,000 ku kwezi, ikaba yubatse mu buryo bugezweho kandi yubakishije ibikoresho biri durable cyangwa se ibikoresho byiza bikomeye. Nk'uko muri kubireba mwabonye ama interrupteur, ama prise, ibintu byose by'amashanyarazi n'ibintu byiza bigezweho, ibintu byose mbese murabona n'amageti n'abiri yaho imodoka zinjira. Hari gate ya mbere y'inzu ya mbere, hari na gate ya ruguru murayireba y'inzu ya kabiri, ndetse n'akaryango gatoya yo ushobora gukoresha nyine utaciye muri parking. Iyi nzu rero turayigurisha kandi amafaranga make. Nkubwiye ko iyi nzu ishaka miliyoni 60 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda, kandi ziri negotiable, ziganirwaho. Ntago wabyemera ukurikije uburyo yubatse, ukurikije ibikoresho biyubakishije. Kuri miliyoni 60 zonyine kandi ziganirwaho, iyi nzu ishobora kuba iyawe. Murumva ko atari amafaranga menshi mu by'ukuri, ugereranyije n'agaciro k'ikibanza cyaha ku Gisozi ubwacyo cyagura hafi ayo mafaranga, ugereranyije n'ibikoresho biba byaragiye ku nzu nk'iyi ngiyi, ugereranyije yuko iyi nzu kandi yinjiza amafaranga atari make 500,000 ku nzu nk'iyi
urumva ko ni amafaranga mu by'ukuri atari menshi ubundi ava mu nzu za miliyoni 100, 120 no kuzamura. Hanyuma kandi iyi nzu ikaba iri mu mujyi rwagati, ngira ngo mwagiye mubireba ku mashusho ko uba ureba mu mujyi rwose wahatera ibuye. Ushobora kujya mu mujyi n'amaguru, Nyabugogo n'amaguru, Kacyiru, aho ariho hose ushobora kujyayo n'amaguru. Iyi nzu rero ntigucike, urabona inzugi zikinzemo imbere, ni inzu y'akataraboneka, urabona amakwizine yayo, ni inzu nziza cyane kuri miliyoni 60 kandi ziganirwaho. Iyi nzu yaba iyawe, ifite lighting nziza cyangwa se amatara meza cyane. Iyi nzu irashaka miliyoni 60, hanyuma ikinjiza amafaranga 500 buri kwezi. Babandi rero mpamvu uti wagiraho ntuzi umukecuru iki, cyangwa se bamwe bafite abana biga za IRK n'iki, ushaka kumugurira iyi nzu akaza akibera mu cyumba na salo, hanyuma 2 na salo bikaba bimuha 300 amutunga, cyangwa se akaba muri iyo ya 2 na salo 200 nayo burya yamutunga, cyangwa yanavamo n'iyo minerivare. Nyabuneka iyi nzu ntigucike kuko ni imari. Urabona ukuntu yaka, urabona ijoro ryayo, urabona ko ari inzu nziza cyane y'akataraboneka. Iyi nzu rero miliyoni 60 waza ukayisura, hanyuma tukakugabanyishirizaho make, hanyuma noneho ugatunganirwa. Niba wayikunze cyangwa ushaka n'izindi serivisi zacu, duhamagare kuri nimero zacu arizo 0782 48 67 cyangwa se 0781 2 Si ibyo gusa rero kuko ushaka kudusanga no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose ni Nzuri Market. Komeza ukande rero subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, ukore kukazogera, ukore share, inshuti n'abavandimwe, tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5 iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya n'umwami, tubahaye ikaze. Murumva iyi nzu idahendutse mu by'ukuri. Noneho reba agaciro k'ikibanza cyaha ku Gisozi, urasanga n'ubundi ubwacyo kigura hafi izo miliyoni 60. Uri agaciro k'inzu yubatsemo, ibikoresho biyubakishije, ibiki byose, aho ibintu bigeze, urasanga iyi nzu rwose ari nk'ubuntu, reka bariko mbyita. Kuri miliyoni 60 rero zonyine iyi nzu iraba iyawe, kandi rwose ngwino uyisure, uyishime, hanyuma baguhuze n'abapangayi bayirimo. Amafaranga bishyuye ko buri wese yishyuye amezi 4 urayaheraho, uyakura mu giciro muramwumvikanye cya miliyoni 60 ziri negociable. Noneho iyi nzu ibe iyawe burundu. Niba rero wakunze iyi nzu, duhamagare kuri 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 Si ibyo gusa kuko ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, ukore share, ukande kukazogera, dukomeze kubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu idahwema kubageza imitungo itimukanwa, igurishwa cyangwa se ikodeshwa, tukabubakira ndetse tukamanaginga imitungo yanyu. Iyi nzu ngwino uyigure ntigucike nyabuneka. Ni karibu cyane iwacu, umukiriya n'umwami. Ciao ciao.